Muri iki gihe abantu benshi bashishikajwe no kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Hari abajya kwa basengeri, abandi bakifashisha abahanga mu myitwarire ya muntu. Ariko hari ikintu kidasanzwe twese abantu duhuriyeho: ibigendanye n'inzozi. Ese koko hari inzozi zishobora kukwereka ko ugiye gutera imbere? Ese ubundi izo nzozi nimba zihari Bibiliya zivugaho iki? Ese sayanse zo iyisobanura gute? Guhaye ikaze. Aha ni kuri Steven White wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share nimba utari wabikora. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubwoko bw'inzozi 15 ushobora kurota, ndetse izo nzozi zikaba zifite igisobanuro gikomeye mu rugendo cyangwa se mu bigendanye n'iterambere rya muntu. Ubwoko bw'inzozi za mbere ngo ni ukurota uguruka. Iyo umuntu arota aguruka, akenshi aba afite icyifuzo cyo kubohoka, kugera kure no gukora ibikomeye. Mu myizerere ya Gikristo, izi nzozi zishobora kwerekana ko umuntu ari ku rwego rwo guhabwa ubushobozi bwo kurenga imipaka y'umubiri no kugendera mu buryo bw'umwuka. Uko uguruka ujya hejuru, ni nako wumva umutima wawe utegutse kwinjira mu bihe bishya mu by'ubumenyi cyangwa se siyanse. Izi nzozi zihuzwa n'uburenganzira bwo kwihitiramo no gutekereza udafunzwe. Ni ikimenyetso cy'uko uri kwitandukanya n'ibiguca intege, ndetse ahubwo ushaka icyerekezo cyagutse. Ubwoko bw'inzozi za kabiri ngo ni ukurota amafaranga cyangwa se zahabu. Kurota amafaranga cyangwa zahabu bishobora gusobanura byinshi bitewe n'icyo ayo mafaranga avuze kuri wowe. Mu buryo bwa Gikristo biboneka nk'umugisha, ariko binasaba kwitonderwa kuko amafaranga atari yo mugambi wa nyuma, ahubwo ngo ni igikoresho. Bibiliya ivuga ko umugisha w'Uwiteka uzana ubukire, ariko ngo utariho umuruho w'abantu. Muri siyanse, aya mafaranga ashobora gusobanura icyifuzo cyo kwiyumva ufite agaciro, gukenera kugera ku ntera y'ituze mu mibereho. Iyo uyarose kenshi, bishobora kuba ikimenyetso cy'iterambere riri hafi kukugeraho, cyangwa se iterambere nanone ryo mu buryo bw'imibereho mu mutwe. Muri siyanse, izo nzozi ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwawe bwemeye ko hari intambwe nshya igomba guterwa mu buzima. Uko ubwikorezi buba bugezweho, ni nako n'inzozi zawe ziba zishushanya urugendo rushya, ndetse urugendo rw'iterambere cyangwa se kwihuta k'ukuri. Ubwoko bw'inzozi za gatanu ni ukurota usimbuka inzitizi. Inzozi zo gusimbuka imisozi, imigezi cyangwa se izindi nzitizi zerekana ubushobozi bwo gutsinda ibikugerageza. Mu myizerere ya Gikristo, ibyo ni ikimenyetso cy'ubushobozi buva ku Mana bugufasha guca mu bibazo. Izo nzozi zerekana ko umuntu ari kurwana n'ikibazo runaka kandi afite ubushobozi bwo kugitsinda. Inzitizi zo ushobora kuba uzihagarariye mu bitekerezo cyangwa se mu mibanire. Iyo uzisimbuka, uba weretswe ko intsinzi yawe iri hafi, ndetse mu buryo bw'iterambere ngo wenda kugera ku nzozi zawe. Ubwoko bw'inzozi za gatandatu, kurota uri muhinga cyangwa se usoroma imbuto. Izi nzozi zerekana ko umurima uri guhingwa cyangwa se gusarurwa, zifite igisobanuro cyimbitse. Mu buryo bwa Gikristo, zigaragaza ko umuntu ari kwinjira mu gihe cy'umusaruro w'ibyo yabibye, yaba ari ukwizera, gusengwa cyangwa se imirimo myiza. Mu bumenyi bwa muntu, izi nzozi zishushanya ubushake bwo kubona inyungu ku byo wakoze, cyangwa se ukwigirira icyizere ku byo waharaniye, ndetse ko bigiye kuzana igisubizo vuba bidatinze. Iyo urota usoroma imbuto nyinshi, uba uri mu gihe cy'iterambere risanzwe, kandi uba ugiye kugerwaho n'ibyiza gusa. Bisobanuye ko ubuzima bwawe buba bugiye kugeramo impinduka, cyaba mu buryo bw'ubukungu
ndetse n'imibereho myiza. Ubwoko bw'inzozi za karindwi ni ukurota amazi asukuye cyangwa se inyanja iteye amahoro. Amazi asukuye mu nzozi afatwa nk'ikimenyetso cy'isuku y'umutima no kugaruka ku buzima. Mu myizerere ya gikristo, amazi ni ishusho y'umwuka wera cyangwa se isezerano ry'Imana. Iyo uyarose bisobanuye ko utekanye, ndetse bishobora kwerekana ko Imana iri kukwereka amahoro ari imbere yawe mu gihe kiri imbere gato. Mu bumenyi bwa muntu, ayo mazi agaragaza ihumure cyangwa se guhumurizwa no kubona ubwisanzure mu bitekerezo. Ni ikimenyetso kigaragaza ko uri mu bihe byiza byo gufata icyemezo cyangwa se gutangira gahunda yawe nshya, ndetse bikagaragaza ko icyo wakora cyose muri ibyo bihe byakuzanira inyungu mu buryo bw'imibereho n'ubukungu. Ubwoko bw'inzozi bwa munani, kurota usingizwa cyangwa se watambagijwe. Kurota uri mu birori, uri kubwirwa amagambo meza cyangwa se ugatambagizwa, bishobora kuba ikimenyetso cy'icyubahiro kigiye kukugeraho mu gihe gitoya. Bibiliya ivuga ko Imana izamura abicisha bugufi ikabashyira hejuru. Ibi bisobanura ko iyo urota abantu bagushima, bishobora kwerekana ko Imana iri kukwagurira imbago z'ubugingo. Mu bumenyi bwa muntu, izi nzozi zigaragaza ko ubwenge bwawe bwiteguye kwiruka bukikura mu gaciro gake, ndetse bwiteguye kwakira kwemerwa n'abandi. Ibi bisobanura ko ari icyubahiro n'amafaranga mu buryo bw'iterambere. Ubwoko bw'inzozi bwa 9 ngo ni ukurota uri ku meza yuzuyeho ibiryo by'amoko yose. Iyo urota uri ku meza yuzuye ibiryo, cyane cyane uri kumwe n'abandi bantu, ni ikimenyetso cy'imigisha yegereje. Mu buryo bwa gikristo, ni urwibutso rw'uko Imana ikwiteguriye imigisha. Zawe rivuga ko Imana itegurira ameza imbere y'abantu bakwanga. Izi nzozi mu bigendanye n'ubumenyi bwa siyanse zivuga ko umutima wawe uri kubona ituze, ko wumva ufite umutekano n'ubuzima bwiza. Ibi bigendanye no gutera imbere mu buryo bw'amafaranga. Ubwoko bwa 10 ari nabwo bwa nyuma muri cyegeranyo cyose kivugira hamwe ubwoko 10 bw'inzozi ushobora kurota ukamenya ko ugiye gutera imbere cyangwa se intego zawe wegereje kuzigeraho. Ngo ni ukurota wambaye imyenda mishya, imyambaro mishya. Kurota wambaye imyenda mishya myiza kandi isukuye ni ikimenyetso cy'impinduka mu buryo bw'imimerere cyangwa se icyubahiro gishya. Bibiliya ibivuga nko kwambara Kristo. Mu bumenyi ni ikimenyetso cy'uko witeguye kuba undi muntu mushya, ndetse ukagerwaho n'ibyiza mu buryo bw'iterambere. Ndabashimiye kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Aha ni kuri Steven White, nibyo rwose wahageze. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment. Ntiwibagirwe gukora share kuri kino kiganiro ku nshuti zawe kugira ngo bose kibagereho. Ciao ciao, dukumburane. Ndabashimiye kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Aha ni kuri Steven White, nibyo rwose wahageze. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment. Ntiwibagirwe gukora share kuri kino kiganiro ku nshuti zawe kugira ngo bose kibagereho. Ciao ciao, dukumburane. Amarobo, ejo hazaza h'isi cyangwa se ahubwo nanone irangira ry'isi. Mu isi yihuta, ibihugu birushaho guhanganira iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Imashini zisumba abantu, ndetse izo zari inzozi gusa ubu ngubu zitangiye kuba impamo. Ariko se ubundi amarobo ni iki? Ni iki gituma zimaze kugera ku rwego rwo guhindura ubuzima, akazi n'ubukungu? Uyu munsi turasesengurira hamwe iyi si nshya yitwa robotic, isi igengwa n'amarobo, aho abakozi bazasimbuzwa amarobo. Nguhaye ikaze. Aha ni kuri Steven White, wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro dukora.